Niba narwanye n'ingona muri Efeso nk'uko benshi babigenza byaba byaramariye iki? Niba koko abapfuye batazuka mureke twirire twinywere n'ubundi ejo tuzapfa. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 32 ngo nuko nugerayo uzatanga izo feza uziguremo icyo ushatse cyose, itungo rirerire cyangwa irigufi, divayi cyangwa indi nzoga, mbese ikintu cyose umutima wawe uzaba ushaka uzabirira aho ngaho imbere y'Uhoraho Imana yawe, wisangire n'ab'iwawe maze munezerwe. Ibyo nabyo byanditse mu ivugururamategeko cyangwa mu gutegeka kwa kabiri. Abakorinto bagakomeza bati kimwe n'abajura, abanyabugugu, abasinzi n'abasebanya, abambuzi, abo bose ntibazagira umugabane mu ngoma y'ijuru. Ngo nuko Nowa ahinga ubutaka, ateramo imizabibu, anywa vino yayo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Muri iyi nyandiko ya Bibiliya hakomeza havuga ko Nowa yasindutse akamenya ko Hani umwe mu bana be yari yarebye ubwambure bwe, ngo nuko ahita amuvuma. Nowa bivugwa ko yari umukiranutsi ku Mana, dore ko ari we wubatse inkuge yugamyemo ibinyabuzima Uwiteka Imana yashatse ko birokoka mu gihe cy'umwuzure. Nk'uko twabyumvise, Nowa yarasinze kandi ntaho twigeze twumva yigeze asaba Imana imbabazi. Mu bwenge bw'ikiremwamuntu cyo mu kinyejana cya 21 wahita wumva ko nubwo Nowa yafashije Imana kurokora ibinyabuzima byinshi mu gihe cy'umwuzure, ariko nta juru azajyamo kuko yasinze. Nk'uko twabyumvise mu Bakorinto ba mbere ko nta musinzi uzajya mu ngoma y'ijuru. Ariko se kuki Bibiliya usanga imirongo myinshi yayivuguruzanya aho kuzuzanya? Ese aho ntibyaba byaratewe n'intambara y'imenamaraso yabayeho mu gihe cyo gushyira no gusiba ibitabo bimwe na bimwe muri Bibiliya? Mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Timote ibice 5 umurongo wa 23 ati uzareke kunywa amazi yonyine, ahubwo uzajya unywa na kadivayi gakeya kubera igifu cyawe n'intege nke umubiri uhorana. Niba kandi warasomye Bibiliya, si wabura ahantu hasomye yuko vino ari umukobanyi kandi ushukwa nayo nta bwenge bagira. Aya magambo yose yanditse muri Bibiliya, igitabo gikomeye kirimo amagambo yahumetswe n'Imana, igitabo cyanditswe mu myaka irenga 1500 kuva mu gihe cya Mose, hafi mu kinyejana cya 15 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Iki gitabo bivugwa ko cyanditswe n'abarenga 40 bose babaga bayobowe n'umwuka w'Imana. Cyaje guhindurwa ndetse gikurwamo ibitabo bimwe na bimwe bitewe n'uko Kiliziya Gatolika yabonaga ibyo bitabo bidacinze rimwe n'ibyo bashakaga kwigisha abantu. Nuko mu nama ya Laodiceya yabaye mu mwaka wa 363 yahuje abasenyeri bari baturutse mu bice bitandukanye bya Aziya Nto, ariyo Turukiya y'ubu, yabereye mu mujyi wa Laodiceya mu gihe cy'ubwami bwa Flavius Jovian. Yarateranye yiga ku bitabo byinshi byavugaga ko ari amagambo yahumetswe n'Imana, nyamara byaranditswe mu nyungu z'ababyanditse. Ikindi kandi ngo iyi nama yari igamije kwiga ku bitabo bizajya bisomwa mu nsengero. Nuko mu ngingo ya 59 y'imyanzuro y'iyo nama batora ko nta kindi gitabo cyemerewe gusomwa mu rusengero usibye ibyanditswe byera. Naho ku mwanzuro wa 60 batora urutonde rw'ibitabo 26 by'isezerano rishya, ariko bakuramo igitabo cy'ibyahishuwe. Si iki gitabo gusa kandi iyi nama yakuyemo, kuko yakuyemo n'ibindi bitabo 6 nyuma y'ibyahishuriwe Yohana intumwa. Aha twavuga nk'ivanjiri ya Yuda Isikariyoti yagarukaga byimbitse ku mubano wihariye wa Yuda Isikariyoti ndetse na Yesu Kristo. Iyi baruwa ngo yazaga ibeshyuza andi mavanjiri yavugaga ko Yuda Isikariyoti ari we wagambaniye Yesu, ahubwo iyi vanjiri ikagaragaza Yuda Isikariyoti nk'umuntu w'umunyamabanga wa Yesu Kristo wari umubishyiye amabanga menshi cyane izindi ntumwa zabaga zitazi. Ngo izindi ntumwa byatumaga zimugirira ishyari kuko yabaga ngo azi ibintu byinshi bya Yesu Kristo, izindi ntumwa kandi zitabizi, kandi bose ngo ari intumwa ze. Iyi vanjiri yaje gukurwamo n'iyi nama ya Laodiceya yabaye mu mwaka wa 363. Iyi nama yemeza burundu yuko iyi vanjiri habanye n'ibyo Kiliziya Gatolika ishaka kwigisha, kandi ko iyi vanjiri habanye n'andi mavanjiri, bityo ko itazigera igaragara mu gitabo cya Bibiliya. Havanywemo kandi ivanjiri ya Tomasi. Iyi ngo nayo yasobanuraga ubuzima bwa Yesu Kristo, ariko ngo yari itandukanye cyane n'andi mavanjiri azwi nk'iya Matayo na Mariko na Luka na Yohana. Iyo nama kandi yakuyemo ivanjiri ya Mariya Madagalena, ivanjiri yagarukaga byimbitse ku mirimo n'uruhare abagore bagiye bagira mu mirimo n'imikorere ya Yesu Kristo akiri ku isi. Iyo nama yirengagije kandi ibitabo byinshi harimo n'ivanjiri ya Petero yavugaga nayo kuri Yesu Kristo, ariko itandukanye cyane n'izindi, dore ko hari nk'aho yavugaga ko Yesu akimara kuzuka yahise atwarwa n'abamarayika babiri.
Iyi nama ya Laodiceya yirengagije ibitabo byinshi tutarondora, tuzabigarukaho mu bice bikurikira by'iki kiganiro Ibuye ryajugunywe. Mu mwaka wa 397 inama yongeye guterana. Inama yari iyobowe na George wa Carthage, yongeye kwiga no gusesengura ibitabo byimbitse bigize Bibiliya. Nyuma y'imyaka yemezwa ko igitabo cy'ibyahishuwe cyongera gusubizwa muri Bibiliya. Gusa ngo nayo yakomeje kwirengagiza bimwe mu bitabo byari byaranditswe bivuga ko byahumetswe n'Imana, nk'ivanjiri ya Filipo, ibyahishuwe bya Petero, ibaruwa ya Barinaba, ibyahishuwe bya Pawulo intumwa n'ibindi byinshi. Iyi myanzuro iza guhabwa umugisha na Papa Innocent wa kabiri mu mwaka wa 405. Biza gushyirwaho akadomo nyuma y'imyaka 1141 mu nama y'abepiskopi yabereye Tarento mu mwaka wa 1546 iyobowe na Papa Pawulo wa gatatu. Yemeza bidasubirwaho ibitabo bigize Bibiliya Kiliziya Gatolika yagombaga kujya yigisha. Ngo nyuma y'uko Padiri Martin Luther wari warazengereje Kiliziya cyane yari amaze kubiyomororaho, ngo ku mpamvu z'uko ngo Kiliziya yigishaga inyigisho zitari muri Bibiliya, ngo kandi ikigisha ibitabo bitemewe bitandukanye cyane n'amagambo yahumetswe n'Imana. Uyu mugabo yajengereje Kiliziya Gatolika, dore ko yari we nkingi ya mwamba mu ishingwa rya Bibiliya kugeza ubwo yanditse igitabo yise The Babylon of Captivity of the Church. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ubufungwa bwa Babiloni ya Kiliziya. Iki gitabo cyazanye imidugararo ikomeye muri rubanda kugeza ubwo Martin Luther yatangiye guhigwa n'abayobozi bakomeye ba Kiliziya. Icyo gihe hari ku ngoma ya Papa Leo wa gatanu. Martin Luther yakomeje kwitandukanya n'inyigisho Kiliziya Gatolika yigishaga. Mu mwaka wa 1521 umwami Charles wa gatanu yamutumyeho, dore ko bari n'inshuti, amusaba ko yareka gukomeza gucengeza impinduramatwara muri rubanda. Nuko Luther nawe amusaba ko yamuhuza n'abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika, bakicara bakongera bakanoza neza imwe mu migenzi itaravugwagaho rumwe, ndetse n'ibitabo we yitaga ko bitemewe bigakurwa muri Bibiliya. Ibyo byarangiye abayobozi ba Kiliziya Gatolika babiteye utwatsi, maze Luther nawe akomeza gukwirakwiza cya gitabo cye cyari kirimo ko bitagakwiye ko Kiliziya Gatolika itakagurishije imbabazi z'ibyaha, icyo bise indulgensiya. Iyi reformation cyangwa impinduramatwara ya Martin Luther yaje gukomera hagati mu mwaka wa 1521 nyuma y'uko abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika na Papa Leo wa gatanu bicaye bagahamya Martin Luther ko ari umuyobe. Ndetse icyo gihe bivugwa yuko umwami Charles wa gatanu yahise amwirukana mu Budage bwose. Martin Luther nawe ahita atangiza byeruye idini ry'abaprotesitanti, aho yakomeje kubeshyuza Kiliziya ko bakora ibitarategetswe muri Bibiliya, nkaho yavugaga ko Bibiliya yasize amasakaramentu 2 gusa, Eucharistia d'Enseignement, ari byo bivuga gusangira kwera ndetse n'abatisimu, ndetse atangaza ku mugaragaro ko andi masakaramentu 5 asigaye Kiliziya yategetse mu bubasha bw'umuntu ku giti cye aho kuba mu mbaraga za Bibiliya, harimo nko gushyingirwa, ubusaseredoti, ugusigwa kw'abarwayi, ugukomezwa n'ayandi yavugaga ko atari ngombwa. Yakomeje yigisha kandi ko ari ubuhemu Kiliziya itagakwiye kugurisha imbabazi z'ibyaha, kandi ko umuntu akizwa n'ukwemera kwiwe. Ikindi cyatumye Martin Luther yiyomora kuri Kiliziya Gatolika hagashinga abaprotesitanti, yavugaga ko abakristo bose bafite uburenganzira bungana mu by'ukwemera, nk'uko Kiliziya yari yaramaze kwemeza ko Papa ari we muntu wenyine rukumbi udacumura ku isi, kandi ko ari we wenyine ufite ububasha n'ubushobozi bwo gusobanura Bibiliya. Amateka tuzagarukaho byimbitse mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Martin Luther yanditse ibitabo byinshi, ariko nta na kimwe kitarwanyaga Bibiliya. Ibi byaje gutuma ashyiraho Bibiliya ye, maze akuramo ibitabo 7 byari byarashyizweho na Kiliziya Gatolika muri ya nama ya Laodiceya. Muri ibyo harimo nka Tobiti, Yudita, ubwenge bwa Salomoni cyangwa ubuhanga, mwene Sirake, Baruki, abamakabe ba mbere n'aba kabiri. Akuramo kandi ibice bimwe na bimwe by'ibitabo bya Daniel na Ezira, avuga ko Abayahudi batabikoresheje mu nyandiko zabo za kera. Umugabo Martin Luther kandi yashatse gukuramo ibitabo nka Yakobo, Yuda, Abaheburayi, ibyahishuwe, ariko Martin Luther ntiyabikuramo, ariko abishyira inyuma muri Bibiliya yiwe. Nuko Bibiliya y'abaprotesitanti igera ku mugaragaro ibitabo 66 aho kuba 73 nk'ibya Kiliziya Gatolika. Gusa nubwo yakoze ibi byose, Martin Luther ntabwo byamugendekeye neza, kuko yaje guhangana na Kiliziya Gatolika ku ngingo irebana no kunywa inzoga, aho Kiliziya Gatolika yabuzaga abakristo bose n'abapadiri kunywa ibisembuye cyangwa ibisindisha. Martin Luther nawe akavuga yuko kunywa inzoga nta cyaha kirimo,
ari igikorwa cyiza kandi ko inzoga ari impano bahawe n'Imana, ariko ngo kunywa ugasinda ari icyaha gikomeye kuko bituma ushobora kugira imbaraga zidasanzwe kandi zikomeye. Nkaho mu nkuru za Bibiliya hari abana babonye ubwambure bwa se wari wasinze bikarangira bavumwe. Iki gitekerezo cya Martin Luther cyarakaje cyane abayobozi ba Kiliziya, bituma intambara y'amagambo yongera gutangira hagati yabo n'abaprotesitanti bari bayobowe na Martin Luther. Nuko Martin Luther apfa mu mwaka w'1546. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika bahita bakora inama idasanzwe y'igitaraganya yigaga ku myitwarire igomba kuranga abakristo muri icyo gihe, ndetse iyo nama ihita isaba abaprotesitanti bose kugaruka muri Kiliziya Gatolika. Bamwe barabyemera, abandi barabihakana, bagomba gutsimbarara ku nyigisho za Martin Luther, abandi nabo bazijyamo barazisesengura. Nuko abaprotesitanti batangira gucikamo ibice, ari byo ubona amadini y'ubu ngubu. Kiliziya Gatolika niryo dini rya mbere ku isi ryarwanyije inzoga mu buryo bweruye. Ariko se ni iyihe mpamvu muri iyi minsi Kiliziya Gatolika n'abakristo bagendera ku mahame ya Kiliziya Gatolika bitakiri icyaha kunywa inzoga, ahubwo amadini yandi yavuye ku baprotesitanti akaba ariyo abigira icyaha? Bivugwa ko muri Bibiliya uvanyemo ijambo Uwiteka, Yesu, ayo mazina abiri uyavanyemo inzoga, vino cyangwa divayi, byagarutsweho inshuro nyinshi kurenza andi magambo yose yo muri Bibiliya. Iyi channel yitwa Red Blue Empire, ikaze mu isi yo kumenya no gusobanukirwa byinshi byahishwe ikirema muntu. Ikaze kandi mu muryango mugari w'abahirimbanira kumenya no gusobanukirwa inyandiko zasizwe n'abahanga mu kinyejana cya kera. Mu kinyejana cya 21 inzoga ziracyari icyaha mu matorero amwe namwe ku isi. Ariko se ibi ubundi ni ukuri cyangwa ni bya bintu umwana yica akanyoni bangana? None se kuki inzoga zigumye guhanganisha amatorero amwe namwe ku buryo zabaye icyigisho gikomeye ku bakristo? Ngo nuko arababwira ati, ndababwiza ukuri ntabwo nzongera kunywa ukundi ku mbuto y'umuzabibu kugeza ku munsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bw'ijuru. Ngo nuko afata igikombe cyuzuye divayi arabahereza ati, nimwakire munyweho mwese kuko iki ngiki ari amaraso yanjye, kandi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Aya magambo aboneka muri Bibiliya. Ukaristiya dosenye cyangwa ugusangira kwera kwabayeho mu gihe Yesu Kristo yasezeraga ku ntumwa ze bwa nyuma. Ariko se ni iki cyatumye abakristo bamwe guhera mu kinyejana cya kera bahakana byivuye inyuma iyo bageze ku ngingo yo kunywa inzoga? Yesu Kristo umwana w'Imana akaba n'Imana icyarimwe yafashe vino abahanga mu banditsi banditse Bibiliya bahumetswe n'Imana bari baragereranyije n'umukobanyi. Aravuga ati, iki ni amaraso yanjye kandi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Nkaho ibyo bidahagije, yasezeranyije abigishwa be ku munsi bazongera guhura bagasangira vino cyangwa divayi ko ari umunsi bazabicaranye mu bwami bwa se. Kandi twese nk'abakristo tuzi ko mu bwami bwa se ari mu ijuru. Ndabizi utegereje kumva ko mvuga ngo mu ijuru hazaba hari icyo kunywa cyangwa divayi, ariko ntabyo mvuze. Ahubwo mu ijuru abasinzi n'abandi banyabyaha batandukanye ntibazaribarizwamo, mbega ntibazarikandagiramo. Kandi Yesu azahasangirira n'intumwa ze inzoga cyangwa divayi yabasezeranije. Ibi ni ibishobora kukwereka impamvu hari ibitabo byinshi byakuwe muri Bibiliya bigatuma Bibiliya ikomeza kuvuguruzanya aho kuzuzanya. Mu mwaka w'1853 umufaransa uzwi cyane mu kwandika ibitabo Joseph Arthur de Gobineau yanditse igitabo cyavugaga ku busumbane bw'abantu mu mitekerereze. Nuko kuri page ya 76 mu ngingo y'114 muri icyo gitabo yise Essence n'Inégalité de race humaine, yemeza kandi ashimangira ko nta mwirabura usoma inyandiko kandi ko n'uwahisha abirabura yabahisha mu nyandiko. None si bitubigendereho koko? Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro Ibuye ryajugunywe, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Red Blue Empire. Tuzahure mu gice cya kabiri. Ukoze subscribe byaba ari akarusho, kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twe.